niba utunze indorerwamo iwawe ubwo nawe wizera ko kuba mwiza ari ngombwa cyane ku mibereho yacu kandi ko ari byiza ko abantu babibona. Buri mwaka ubucuruzi bw'ibikoresho by'isuku ndetse n'ibituma abantu baba beza nk'amavuta, imibavu, amarangi basiga ku minwa n'ibindi mu bihugu 20 ku isi bwinjiza amadolari arenga miliyari 600. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine ubu bucuruzi buri mwaka bwinjiza miliyari 97 z'amadolari buri mwaka. Buri wese muri twe azi umuntu wahoze ari igikara uyu munsi akaba ari inzobe yarabigezeho binyuze mu kwisiga amavuta mutukuza. Abantu biteguye gutanga amafaranga menshi ngo babe beza cyangwa se ngo bagaragare neza. Kwiyogoshesha, kwambara imyambaro ihenze, gucisha inzara no kuzisiga amabara, kwisiga ibitako mu isura, gukora imyitozo ngororamubiri ihindura imiterere yawo. Uyu munsi noneho hari n'ikoranabuhanga bagendana muri telefoni ribafasha guhindura amafoto bakayahindura uko babishaka, cyane cyane bakigira beza mu mafoto, bakaba beza cyane kuruta uko basa mu buzima busanzwe. Babyita filtre embellisseur. Yifata amafoto akayashyira muri iryo koranabuhanga riba muri telefone. Niba ari igikara akiyongerera inzobe, niba afite amatwi mato akayongera cyangwa se akayagabanya, agaconga amazuru ye, akiyongerera iminwa cyangwa se akayigabanya ku buryo ku ifoto aba atagira inenge. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kuba abantu bakoresha ikoranabuhanga bagatunganya amafoto yabo akaba meza kuruta uko basa mu buzima busanzwe bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga ntabwo bihagije, kubera ko uyu munsi iterambere ry'ubuvuzi riri ku rwego rw'uko abaganga babaga, batera imiti cyangwa se ibinyabutabire mu mubiri w'umuntu ubishaka. Ibice by'umubiri we byifuzwa bigahindura imiterere ku buryo asa neza nk'uko asa kuri ya foto ye yavuguruye yacishije muri rya koranabuhanga. Ufite isura utishimiye, nta kibazo kirimo, kubera ko uyu munsi barakubaga bakayigukuraho bakaguteraho indi wumva wishimiye. Urashaka kugira amazuru ya Cristiano Ronaldo? Nta kibazo, ufata ifoto ya Cristiano Ronaldo cyangwa se y'amazuru ye ukayishyira umuganga agaconga ayo yawe akayahindura nkaye. Iminwa yawe ni mito kandi wifuza ko iba minini. Mu gihe kitageze ku minota 30 bagutera inshinge zirimo ibinyabutabire nka toxine botulique cyangwa se acide hyaluronique. Iminwa yawe ikabyimba, ariko ku kihe kiguzi? Kuzihe ngaruka? Inyota y'ubwiza cyane cyane mu rubyiruko ntabwo yigeze igera ku rwego iriho uyu munsi. Inyota yo kuba beza no kugaragara neza ibatwaza igitugu ku buryo batakigenga, ahubwo gushaka ubwiza nibyo bibakoresha ibyo bakora byose. Imyitozo ngororamubiri ntabwo ikigamije gushaka ubuzima bwiza, igamije kuba mwiza. Ibi nta nubwo bikiri iby'ab'igitsina gore gusa, kubera ko n'ab'igitsina gabo buri mwaka batanga miliyoni nyinshi z'amadolari bagakoresha serivisi z'ubuvuzi ndetse n'ibinyabutabire bitagira ingano bishyira mu mubiri bagamije guhindura imibiri yabo mu buryo batekereza butuma baba beza kuruta uko bavutse. Buri mwaka abaganga babaga abantu ngo babahindure babagire beza binjiza nibura miliyari 50 z'amadolari. Ibi byaje birimo izihe nyungu? Bimera bite iyo bigenze nabi ku muntu wabikoze? Bifata ifoto imwe yonyine birahagije ngo ibitangaza bibeho. Uyitunganyaho gato muri telefone yawe ukoresheje ibyo bita filtre embellisseur, ubundi ukavugurura isura yawe ukirema nk'uko ubyifuza cyangwa se ubirota. Ubundi iyo foto ukayishyira ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ubona iyo foto ku mbuga nkoranyambaga mushobora guhurira mu muhanda ntakumenye. Twese turabizi ko hamwe na internet buri kintu kiri kuri internet kidasa nacyo ubwacyo. Ijanisha rinini ry'amafoto yacu ku mbuga nkoranyambaga ntabwo asa natwe. Kuri internet hari ibihumbi bya application cyangwa se gahunda za mudasobwa zitunganya amafoto zikayagira meza, ibituma benshi bigereranya n'amafoto yabo bakabona neza ko amafoto abarusha ubwiza. Kuri benshi nyuma yo gutunganya ayo mafoto bifuza gusa nayo. Ibi birasa n'ibireba bose. Niba ufite ifoto kuri Instagram hari amahirwe menshi yuko wifuza gusa n'iyo foto yawe. Gusa ngo ufite inkuru itari nziza. Iyo foto yawe ikugaragaza usa n'utagira inenge, aho nta giheri kikuri ku mubiri, aho ufite uruhu rukeye cyane, buri gice cy'umubiri wawe kikaba kiri mu mwanya wacyo kandi kingana mu buryo ubona bukubereye, irakabirije. Ntabwo ari wowe 100%. No mu mategeko babuza ko mu mafoto ashyirwa ku byangombwa nka za pasiporo hakoreshwa uburyo bwo gukoresha amafoto avuguruye
kubera ko barabizi neza ko uwo nguwo uri ku ifoto atari wowe. Kubera ko turi ku isi yuzuye ubuhanga mu buvuzi na siyanse, hari abajene benshi barenga ibyo guhanagura amafoto yabo mu ikoranabuhanga cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo bakanibagisha bimwe mu bice by'imibiri yabo cyangwa se bakiyinjizamo ibinyabutabire bituma basa nk'uko basa kuri ayo mafoto akabirije banyujije mu mafiltre embellisseur. Mu bihugu nk'Ubufaransa, guhera ku myaka 18 y'amavuko wemerewe kwibagisha igice cy'umubiri wawe ushaka kitagushimishije, bakagihindura bakakugira uko ubyifuza, cyangwa se bakagutera imiti ituma igice runaka cy'umubiri wawe kimera nk'uko ubyifuza cyangwa se uko birota. Abajya kwihinduza amasura ngo babe beza cyane bagenda bafite amafoto yabo banyujije mu mafiltre embellisseur cyangwa se amafoto y'ibyamamare bifuza gusa nabyo. Kubera ubwinshi bw'urubyiruko rugana amavuriro rushaka kwibagisha cyangwa se kwihinduza ngo base n'amafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga, byatumye abaganga babona izina ry'ibi bikorwa bimaze kuba byinshi: Snapchat syndrome. Uburwayi bwo gushaka gusa n'amafoto yawe yo kuri Snapchat. Snapchat ni rumwe mu mbuga nkoranyambaga. Dr Laurence Benoît ni umwe mu baganga bazwi cyane mu guhindura imiterere y'abantu mu Bufaransa akoresheje kubabaga cyangwa se kubatera ibinyabutabire bibahindura. Mu Bufaransa hari benshi bagendana amasura yabahaye batavukanye. Ça veut dire qu'en fait ils prennent une photo dans Snapchat, ils font des filtres kuri Snapchat bakayinyuza muri rya koranabuhanga riyitunganya ry'amafilters, ubundi bakayinzanira bambwira ngo barashaka gusa n'iyo foto. Hari n'uzana ifoto y'icyamamare akambwira ko ashaka ko muhindura nk'icyo cyamamare. Iki gihe tubabwira ko bitakoroha. Ils ne demandent pas de ressembler à un acteur qui est pas eux. On pouvait encore leur répondre c'est pas vous, c'est difficile. Bimwe mu bice by'umubiri bakunze gukosoza ni iminwa. Benshi baba bashaka kwiba minini, babatera mu rushinge acide hyaluronique. Iki ni ikinyabutabire gituma uruhu rw'umuntu rukomera rugakweduka kandi ntiruzeho iminkanyari. Ni ikinyabutabire cyakunze gukoreshwa n'abageze mu zabukuru bashaka guhisha ugusaza kwabo, kubera ko iki kinyabutabire kirwanya iminkanyari, ariko muri iyi minsi kirimo gukoreshwa cyane n'urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 35 mu bihugu bigiye bitandukanye byiganjemo ibikize. Urushinge rurimo acide hyaluronique batera mu mubiri rutuma uwo munwa ubyimba ukagera ku rwego nyirawo yifuza bitewe n'ingano y'iyi acide bawuteyemo, ariko bikamara umwaka umwe n'igice bakongera kuguteramo indi acide. Ibihumbi by'abasore n'inkumi hanze ahangaha bafite imibiri isa n'isubiwemo. Ikoranabuhanga rikoreshwa mu gutunganya amafoto ku mbuga nkoranyambaga ryatumye urubyiruko rwinshi rwibona mu masura mashya, kubera ko uko yifotoza ifoto akayicisha mu mafiltre embellisseur cyangwa se akayihanagura akabona uburyo abaye mwiza kuri iyo foto, bituma benshi batera intambwe ikurikiyeho yo gushaka ubwo bwiza noneho mu buryo bwa nyabwo. Benshi ibingibi babitangira hakiri kare cyane nka Maïsane Aguiol, Umufaransa-kazi w'imyaka 23 y'amavuko wamenyekanye cyane kuri televiziyo mu kiganiro kigaragaza imibereho ya buri munsi y'abantu mu buryo busa no guhora kuri kamera aho uri hose, télé-réalité. Yamenyekanye cyane mu kiswe Marseillais aux Caraïbes. Ni icyamamare cyane ku bajene b'Abafaransa, benshi bifuza kuba nkawe. Akurikirwa n'abantu 665 kuri Instagram. Amasaha menshi y'umunsi we ayamara kuri telefone areba amafoto ye ayatunganya ku buryo asa nk'uko abyifuza kandi yihindura ukundi uko abishatse. Yiyerekana nk'uko yifuza gusa. Uko atunganya izuru rye kuri Instagram ngo ringana uko abishaka, ni nako abikora mu buzima busanzwe, kubera ko iryo zuru rye ryatewe inshinge zitari munsi yenye ryinjizwamo ibinyabutabire birimo acide hyaluronique cyangwa se toxine botulique, benshi bayizi nka botox. Iyo avuga ku byo kwibagisha agamije gukosora umubiri we ngo abe nk'uko abishaka, wumva nta mupaka afite. Yiteguye gukora byose ngo ase nk'uko abyifuza. Yibagishije ubwa mbere afite imyaka 18. Kuva icyo gihe bamaze kumubaga no kumutera inshinge inshuro 10. Kuba mwiza niyo ntego nyamukuru y'ubuzima bwanjye. Ubwa mbere nabanje kwibagisha izuru ngo bariringanize neza, gusa kuko nabikoze nkiri muto umusokoro wo mw'izuru warongera urakura rirongera riba ribi. Nyuma yaho narongeye ndaribagisha, ubu mfite n'irishyashya kuko ndimaranye iminsi 10 gusa. Nyuma yaho natunganyije iminwa yanjye, ariko ubwo nakoresheje inshinge umaze kubikora inshuro enye. Ahandi nakoresheje
banteje inshinge bakantera botox mu isura kuko nashakaga ko amaso yanjye azamukaho gato kuko nari mfite iminkanyari mu maso. Ahandi nibagishije ni ku muzenguruko w'isura. Nanahinduye amenyo yanjye. Ikindi nifuza kuzakora ni ukongeresha ikibuno. C'est des facettes. Et justement, avoir des cuisses plus grosses ou des fesses beaucoup plus grosses aussi, ou avoir des fesses tout court d'ailleurs. Kubatwa no kuba mwiza mu buryo butari karemano byamaze guhinduka uburwayi kuri we. Kimwe n'abajene benshi bo mu myaka ye arwaye indwara yitwa dysmorphophobie. Icyo wagereranya n'indwara yo guhora ubona utari mwiza nk'uko ubishaka bigatuma uhora ukora byose ngo ube mwiza ku buryo utagishobora kwihanganira kwireba mu ndorerwamo utagize icyo wikoraho kugira ngo wihindure mwiza, utisize, uticonze ingoye cyangwa se utiyogoshesheje. Guhora ureba iminwa yawe ukabona atari minini cyangwa se mito bihagije. Guhora ureba ikibuno cyawe ukabona atari kinini bihagije ku buryo utasohoka utashyizemo ibikigira kinini. Kureba igituza n'amaboko byawe ukabona atari binini bihagije ku buryo ugera naho ugira icyo ubikoraho nko kwibagisha cyangwa se kwitera imiti. Kubirebana n'isura, bafata telefoni bagashyiramo isura yabo, bagashyiramo filtre embellisseur cyangwa se za application zituma amafoto aba meza, ubundi akisiga ibirungo by'ubwiza arebera kuri iyo foto ku buryo aza gusa neza n'iyo foto. Aba ni abataratera intambwe yo guhinduza amasura yabo ngo ase neza nk'iyo foto. Ibi byakunze kuvugwa ku b'igitsina gore gusa, ariko uyu munsi kwiruka ku bwiza bifite irindi soko rinini ririmo kuzamuka. Abagabo nibyo, hari abasore n'abagabo nabo barara badasinziriye kubera ko bumva badafite ubwiza buhagije. Ibyo ntabwo bikiri ikizira. Robin nawe ni Umufaransa uzwi ku mbuga nkoranyambaga. Kuba icyamamare niyo ntego nyamukuru imubesheje ku isi. Avant l'opération, vraiment j'avais des gros joues, j'étais vraiment pas très. Mbere yuko bambaga nari mfite amatama manini, inda nini ndetse n'akananwa kanini. Mu kumbaga babanje kunkorera ibyitwa bichectomie, babaze mu matama bakuramo ibinure bibe birimo. Amatama yanjye yahise agabanuka. Ahandi bambaze ni kunda, bankora ibyitwa lifting abdominal. Mu gukora ibyo barakubaga bakagukuramo ibinure biri ahagana mu mbavu, ahubwo bakabitera hejuru y'inyama ziri kunda. Uwo munsi ni nabwo bambaze bakuramo ibinure byo mu gituza. Turi muri sosiyete aho abantu beza babona amahirwe menshi kurusha ubwiza buke. Iyo niyo mpamvu ubuhanga bwo kubaga abantu ngo bahinduke beza kimwe na za gym bibaho. La chirurgie esthétique et les salles de sport comme j'y suis aujourd'hui existent. Voilà, c'est pas pour rien. Bamuhinduriye n'amenyo. Abahungu nabo uyu munsi bari ku gitutu cy'ubwiza. Uyu yakoze ibi byose kuri miliyoni zirenga 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Yose yavuye mu murage yasigiwe na se wari umushoferi. Gukoresha inshinge ndetse no kwibagisha byahoze bikorwa n'abageze mu zabukuru bo mu bihugu bikize bagamije guhisha iminkanyari n'ibimenyetso by'uko bashaje. Uyu munsi birakorwa n'abato bashaka kuba beza. Ni gute twisanze aha? Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu mwaka wa 2010 kwiteza no kwitera inshinge zirimo ikinyabutabire cya toxine botulique cyangwa botox ku bajene bari hagati y'imyaka 20 na 29 byazamutseho hejuru ya 28% kandi birimo birazamuka mu bihugu hafi ya byose by'isi. Isoko ry'isi ryo gukoresha siyanse y'ubuvuzi mu kwigira mwiza buri mwaka ryinjiza miliyari 63 z'amadolari, kandi ntabwo risiba kwaguka uko umwaka utashye. Kugira isura itagira inenge ntabwo bigihagije, ahubwo abantu barashaka amasura ameze nk'ayo barota mu nzozi. Imbuga nkoranyambaga zereka abantu amasura yabo akabirije ku buryo bigoye no guhinduka nk'iyo sura yawe yakozwe n'ikoranabuhanga. Gusa abantu biteguye kugera kure hashoboka kugira ngo base n'ayo masura. Ibi byatangiye bite? Ni ryari abantu batangiye gukoresha ubuhanga bw'ubuvuzi mu guhindura imiterere y'umubiri w'umuntu? Tekinike n'ibinyabutabire nka botox ndetse na acide hyaluronique nta ngaruka bigira ku buzima bw'abantu. Inyandiko ya mbere ivuga ku buvuzi bugamije ubwiza bw'umubiri ndetse no gusana ibice by'inyuma by'umubiri w'umuntu byangiritse ni Papyrus de Duane Smith. Iki nicyo gitabo kivuga ku buvuzi bwo kubaga abantu gishaje kurusha ibindi byose byo ku isi.
cyanditswe mu mwaka w'1500 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Muri iki gitabo ushobora gusomamo uburyo abanyamisiri ba kera bomuraga ibikomere bakoresheje ubuki. Ni igitabo kinagaragaza uburyo kubaga izuru aribwo buvuzi bugamije ubwiza bwakunze gukorwa cyane mu myaka ya kera, ubuvuzi butaratera imbere. Nibyo kwiruka ku bwiza byatangiye kera. Mu Misiri banahavumbuye ino ry'igikumwe rikozwe mu giti rimaze imyaka 3000. Ryari ino ryakorewe umukobwa w'umupadiri wari waragize ibyago byo gucika ino. Birumvikana muri iki gihe nibwo abantu batangiye gukoresha ubuhanga bwabo mu gukura ku mibiri yabo ubusembwa. Ahagana mu mwaka wa 600 mbere ya Yezu, umuganga w'umuhindi witwaga Sushruta Samhita yavumbuye byinshi mu birebana no gusubiranya izuru ry'umuntu ryacitse cyangwa se ryakomeretse. Muri iki gihe mu Buhindi abagizi ba nabi, abajura cyangwa se abasambanyi babahanishaga kubaca amazuru. Iki cyari igihano gikomeye kubera ko ku mubiri w'umuntu amazuru yafatwaga nk'igice kigaragaza ikuzo n'ubwiza bw'umuntu. Babonye rero ko nta gihano gikomeye bakorera umugizi wa nabi nko kumwambura ubwiza bwe, kumwambura iryo kuzo. Nuko batangiye guhana abantu babaciye amazuru. Ibi bigomba kuba ari nayo mpamvu amazuru aricyo gice cya gatatu kibagwa cyangwa se gihindurwa ku bantu benshi bashaka ubwiza. Banza ari nayo mpamvu mu byo batobora izuru ririmo. Igice cy'umubiri kibagwa kurusha ibindi ku bashaka ubwiza ni amabere. Hagakurikiraho gukura ibinure mu bice bitandukanye by'umubiri, ubundi hakaza guhindura imiterere y'amazuru. Uyu muganga w'umuhindi Sushruta Samhita niwe wavumbuye ubuhanga bwa kiganga bwo gufata ku ruhu rwo mu gahanga cyangwa se ku kananwa bakarukoresha mu gusana izuru ryangiritse cyangwa se ryacitse. Nyuma yaho mu bwami bw'Abaromani undi muganga witwaga Celsus yabashije noneho gusana iminwa y'umuntu yangiritse ndetse n'amatwi. Ibirebana no kongera ingano y'amabere byo byakozwe bwa mbere mu mwaka w'1895 bikozwe na Vincent Cherny wari umuganga w'umunya-Autriche. Uyu yabashije gusubiranya ibere ry'umugore bari barakuyemo kanseri. Mu 1901 nibwo bwa mbere noneho bakoze ibyitwa facelift. Uku ni ukubaga isura y'umuntu, uruhu rwayo bakarukwedura ku buryo ku muntu wari ushaje iminkanyari yose yitirigita, agahinduka umujene kubera ko baba bakweduye uruhu ya minkanyari gasibama. Byavumbuwe na Eugene von Hollande. Uyu yabikoreye bwa mbere ku mutegetsi w'umunya-Polonye mu 1901 utarashakaga kugaragara nk'ushaje. Bafata uruhu rwo mu maso bakarukurura, noneho aho barukururiye naho babaze bakahisha inyuma y'ugutwi. Inyuma y'ugutwi habasa nk'ahaziritse hari n'inkovu. Inkovu bazihisha inyuma y'amatwi aho nta muntu uzazibona usibye nyirazo cyangwa se umuturutse inyuma. Iterambere rikomeye ryo gukoresha ubuvuzi mu gushaka ubwiza no gusana ibice by'umubiri byangiritse ryabayeho mu ntambara ya mbere y'isi. Iyi ntambara yakomerekeje miliyoni z'abantu, abandi ibaca ibice bitandukanye by'umubiri. Mu ntangiriro ibitaro byavuraga inkomere z'intambara, icy'ingenzi byabaga bishaka kwari uko uwo muntu adapfa. Kuba igisasu cyaramwangije isura ntabwo aricyo cyabaga kibahangayikishije. Bashakaga ko akira nubwo isura yaba yaramuvuyeho. Uko niko ibihumbi by'abarwanyi bisanze bafite amasura yangijwe n'ibisasu ku rwego wasangaga hari ibice byinshi byo mu isura adafite. Ibi ntabwo byagombaga gukomeza uku nguku, ari nayo mpamvu abaganga bize no gukuraho ubusembwa bwatewe n'intwaro. Uku niko igisirikare cy'Ubwongereza cyahise giha akazi umuganga w'umunya-Nouvelle-Zélande witwaga Harold Gillis, kimuha akazi ko gusana imibiri y'abasirikare bangirijwe amasura n'intambara. Iki gihe imiti izwi nka antibiyotike yica udukoko ntayabagaho. Birumvikana gukora ubuvuzi nk'ubungubu byari bigoye. Uyu nguyu yabashije gukora ibitangaza mu gusana amasura y'abantu. Yahise atangira ubukangurambaga mu gisirikare cy'Ubwongereza asaba ko hashyirwaho ibitaro byihariye bivura abasirikare baciwe bimwe mu bice by'umubiri cyane cyane mu isura. Yarumviswe kubera ko mu 1917 ibitaro bya Queen's Mary Hospital byahise bifungura imiryango. Ibi bitaro bya mbere byatangiye ibyo gusana amasura y'abantu yangijwe n'ibisasu mu ntambara ya mbere y'isi. Mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, Gillis n'abagenzi be babashije gusana amasura y'abantu 11,000 ku nshuro ya mbere, aho kugira ngo ubuvuzi bwite ku kurokora ubuzima bw'abantu gusa, ahubwo noneho
banitaye ku kureba uburyo uburanga bw'uwo muntu bwangiritse bagerageza kubusana bukagaruka. Dr Harold Gillis yari ashyize ibuye ry'ifatizo ku buvuzi bugamije gutunganya ubwiza n'uburanga bw'abantu. Ni ubuvuzi aho umuntu nta kintu na kimwe aba arwaye, ariko kuba afite ikibuno gito bikamurya nk'uburwayi kugera ubwo agiye kwa muganga bakamubaga bakacyongera. Byatangiye bigamije ubuvuzi gusa. Dr Gillis ubwo yabitangizaga mu mwaka w'1917 agomba kuba atarazi ko mu myaka 107 izakurikiraho ingimbi n'abangavu babarirwa muri miliyoni hirya no hino ku isi bazarara badasinziriye bagamije gushaka ubwiza izi serivisi yavumbuye bakazikoresha mu kwirema uko babishaka. Dr Gillis ni nawe muganga ubaga ibice by'umubiri w'umuntu wabashije gukora ibyitwa réattribution des sexes mu mpera z'umwaka w'1940. uku ni ukubaga umuntu bakamuhindurira igitsina. Wari umugore bakamugira umugabo, cyangwa se wari umugabo bakaba bamugira umugore. Uyu munsi hari benshi bagenda muri iyi si bafite ibitsina batavukanye ahubwo bahawe na muganga. Umugore witwa Laurence Dillon niwe muntu wa mbere Dr Gillis yabaze, anamutera imisemburo y'abagabo, amukuraho imyanya myororokero y'abagore, amuteraho iy'abagabo, ahinduka umugabo witwa Michael Dillon. Turi mu 1949. Nk'uko byumvikana, ibirebana no kubaga abantu hagamijwe ubwiza cyangwa se uburanga byatangiye ari ugusana imibiri y'abantu yangijwe n'intambara. Turi mu 1949. Nk'uko byumvikana, ibirebana no kubaga abantu hagamijwe ubwiza cyangwa se uburanga byatangiye ari ugusana imibiri y'abantu yangijwe n'intambara. Na n'uyu munsi gusana ibice by'umubiri byangijwe n'impanuka cyangwa se intambara cyangwa se uburwayi biracyari ishami ry'ubuvuzi bwo kubaga abantu hagamijwe guhindura imiterere y'imibiri yabo. Babyita chirurgie plastique. Iyi ngiyi igabanyijemo ibice bibiri. Hari ibyitwa chirurgie esthétique, ari byo kwa kwibagisha utarwaye ahubwo ushaka kwigira mwiza cyangwa se gukosora bimwe mu bice by'umubiri wawe ubona bikoze nabi. Hakaba na chirurgie reconstructive, nibyo kwa kubagwa hagamijwe gusana igice cy'umubiri cyangiritse. Reka twongere tuvuge ku nshinge uyu munsi ziterwa abantu benshi bashaka ko bimwe mu bice by'imibiri yabo bihindura imiterere bakaba beza cyane. Mbere yuko twongera kuvuga kuri bya binyabutabire bikoreshwa ari byo acide hyaluronique na toxine botulique cyangwa se botox, reka tubanze tuvuga uburyo babikoraga mbere batangira kwitera inshinge ngo babe beza. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 nibwo hatangiye ibintu byo gutera abantu inshinge hagamijwe gushaka ubwiza. Mu ntangiriro babateraga vaseline. Gusa ibingibi bahise babireka vuba cyane kubera ko bayiteraga mu mubiri w'umuntu ikamushongeramo, aho bayiteye ntihagume igatembera. Hagati y'umwaka w'1960 n'2000 nibwo abantu noneho batangiye kujya bitera cyangwa se biteza silikone isukika. Ni ikinyabutabire kiva kuri dioxide de silicium. Bagiteraga mu matama y'umuntu bashaka kuyazamura cyangwa se bakagitera mu minwa ngibe minini. Iki kinyabutabire nacyo baje kukireka kubera ko abakiteraga nyuma bagiraga ububabare butagira ingano. Mu 2003 nibwo ibigo bishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti hirya no hino ku isi byemeje ikoreshwa rya acide hyaluronique ku mubiri w'umuntu ku mpamvu zo gushaka ubwiza. Iyi acide bayikundiye ko yo iyo uyiteye mu rushinge cyangwa se bakayigutera aho bayiteye niho iguma, ntabwo ihita itembera nka vaseline. Niba uyiteye mu munwa ushaka kubyimba ukaba munini naho iguma irawubyimbya. Kuva mu myaka mike ishize gukoresha uburyo bwo kwigira mwiza hadakoreshejwe kubagwa ahubwo hakoreshejwe inshinge nko kwitera izi acide hyaluronique na botox byariyongereye cyane mu bihugu byinshi birimo n'ibya Afurika. Reka tuvuge kuri ibi binyabutabire bitera botox na acide hyaluronique. Duhere kuri botox cyangwa se toxine botulique. Ni ikinyabutabire cy'uburozi kandi cyica cyane kurusha ikizwi cyane nka cyanure. Ni ikinyabutabire kinatera indwara yitwa botulisme. Ni indwara yibasira utunyangingo tw'ubwonko ikatubuza gukora ku buryo umuntu ageraho ananirwa guhumeka
ndetse bimwe mu bice by'umubiri we bikaba paralize. Botox ni ikinyabutabire gishobora gukorwamo intwaro y'uburozi. Ikindi cy'abantu bitera mu mubiri kugira ngo bagire ubwiza butagirwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga. Birumvikana iyo bakitera mu mubiri ngo babe beza bakoresha ingano nke cyane. Iyi Botox iyo bayiteye mu rushinge ikagera mu mubiri, ijya mu bwonko, igahagarika ubutumwa buva ku bwonko bujya mu nyama runaka zo ku mubiri wawe. Ihagarika ubutumwa buva ku bwonko bubwira inyama yo ku gice runaka cy'umubiri kwikanda cyangwa se kwinyeganyeza mu byerekezo runaka. Iyo bayiteye mu isura ubwo iminkanyari ubuyirwanyije, ubundi umuntu akaba umujene by'iteka ryose. Uko kubuza ibice by'umubiri bayiteyemo kunyeganyega uko bishatse nibyo bituma bavuga ko umuntu wabyiteye nko mu isura hari ibimenyetso by'umubiri bimugora gukora, nko kwica ijisho bishobora kumugora. Inshuro ya mbere batera umuntu toxine botulique hari mu myaka ya za 70. Iki gihe ariko ntabwo bashakaga gukuraho iminkanyari ku ruhu rw'umuntu. Umuganga w'amaso witwaga Alan Scott niwe wahinduye ubu burozimo umuti ugurishwa muri za farumasi. Yatangiye kuwukoraho ubushakashatsi mu gukemura ibibazo by'amaso nko kureba imirari. Iki gihe nibwo yatangiye kugurisha uyu muti yitaga Oculinum. Uyu muganga yarazi ko iki kinyabutabire cyakora ibitangaza ku rwego rw'ubwonko, ariko ntabwo yarazi ko mu mwaka wa 2024 abatuye isi bazaba bakimaranira kubera ko cyifashishwa mu gushaka ubwiza bw'umubiri. Mu 1991 Alan Scott yagurishije uyu muti yavumbuye ku kigo cy'abanyamerika cyari cyaramaze kumenya ko cyawukoresha mu guhagarika ubutumwa bw'ubwonko ku ruhu, bigatuma umubiri udakora bimwe mu byo wagombaga gukora, bigatuma umuntu asa nk'uko abyifuza. Iki kigo cy'abanyamerika cyamuhaye $1,500,000 by'amadolari. Yari amafaranga menshi mu 1991. Gusa mu 2022 isoko ry'isi rya Botox ryapimaga $7 z'amadolari. Rizaba ripima $16 mu 2032. Abantu biteguye gutanga byose bishoboka kugira ngo babe beza uko babyifuza. Ku mugabane wa Afurika ibikorwa byo kwibagisha no kwiteza inshinge hagamijwe gushaka ubwiza birimo birazamuka cyane. Muri Afurika ibikunze gukorwa n'abantu benshi baba abagabo n'abagore ni ukongera ingano y'ikibuno no kugabanyisha inda, babyita liposuction. Kuri bamwe ubu nibwo buryo babonye butavunanye kandi bwihuta bwo kugabanya ibiro. Ibyo gukora siporo bifata igihe kinini kandi biravuna. Uvuga uyu muganga asobanura uburyo babikora. Ubu ni uburyo abantu bakoresha bashaka kwikuramo ibinure bibazanisha inda cyangwa bigahindura imiterere y'imibiri yabo. Nk'urugero, umuntu utishimiye uko inda yingana n'uko iteye cyangwa adakunze uko angana mu matako cyangwa ikindi gice cy'umubiri, uwo muntu bamukoreye ibyitwa liposuction. Bakoresha ibinyabutabire bigenda bigashongesha ibinure biri mu mubiri we. Abantu benshi babyibushye kandi bashaka kugaragara neza badakoze siporo kandi bafite amafaranga bakoresha ubu buryo. Aba ni abantu bihebeye kugaragara neza batitaye ku zindi ngaruka ziterwa n'umubyibuho ukabije. Hano umuntu agaragara nk'udafite umubyibuho ukabije kubera ko umubyibuho aba yawuhishe, ntabwo aba yawurwanyije. Izindi ngaruka zose ziterwa n'umubyibuho ukabije zo zigumaho. Ibi ni ibikorwa umuntu akorerwa uyu munsi, mu minsi biragasubira mu kazi yarahindutse ntawe uzi uko byagenze. Mu mwaka wa 2019 hari umuryango witwa American Society of Plastic Surgeons wagaragaje ko abanyamerika 15,000,000 aribo bari bamaze kugira ibikorwa bakorerwa birimo kubagwa cyangwa se guterwa inshinge hagamijwe gushaka ubwiza no guhindura imiterere ya bimwe mu bice by'imibiri yabo. Kwitabirwa no guhurirwa n'abantu benshi byatumye mwene ibi bikorwa bizamo uburiganya bwinshi. Mu gihugu cy'Ubwongereza bibarwa ko umwe mu bantu 5 batanga izi serivisi zo kongerera abantu ubwiza binyuze mu kubabaga cyangwa se mu kubatera inshinge itangwa mu buryo budatekanye bitewe n'uko itangwa n'umuntu utari umuganga, udafite ibikoresho cyangwa se urimo kubishakamo indonke. Mu bihugu byinshi by'umwihariko ibya Afurika abatanga serivisi zo gutunganya imisatsi cyangwa se gusiga abantu ibibagira beza basigaye banatanga serivisi zo gutera inshinge ngo abantu bagire ubwiza. Bamwe muri bo babikora by'uburiganya bagatera ababagana ibitari ibinyabutabire byabugenewe. Bamwe baterwa amavuta asanzwe yo kwisiga uyatewe bikamugiraho ingaruka zikomeye. Abandi bashyirwamo ibinyabutabire bitujuje ubuziranenge bikabatera ingaruka mu mibiri n'ibindi. Amategeko mu bihugu ahana ibikorwa by'uburiganya bunyuze muri izi nzira. Gusa birasa naho igihe cyose
abantu bazaba ku isi bafite ubushobozi bwo kugereranya uburanga bwabo. Igihe cyose hazabaho imbuga nkoranyambaga zigena uko umuntu mwiza agomba kuba asa, abantu bamwe bazashyira imbere igikorwa cyo gushaka ubwiza imbere y'ibindi byose. Abantu bamwe bazumva ko intego nyamukuru ibabesheje ku isi ari ukuba beza. Bazakora ibibaho n'ibitabaho kugira ngo babe beza. Bazisiga ibyo bazi n'ibyo batazi ngo babe inzobe. Bazibagisha bimwe mu bice by'umubiri, ibindi babyongereshe, ibindi babikureho burundu. Bazemera no kwihanganira ububabare bwabo bwo ku mubiri n'ubwo ku mutima, ariko bagaragare neza. Nshuti bakunzi mwadukurikiye, ikiganiro cya none nta tugisoreje. Tubashimira ko mudasiba kutwumva. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.